uw'intangiriro akaba n'uw'iherezo ari nawe wari warapfuye none akaba ariho, aravuze ngo nzi amakuba ugira n'ubukene bwawe, nyamara kandi uri umukungu rwose. Nzi n'ukuntu tukwa n'abiyita abayahudi kandi atari bo, ahubwo ari abo mu ikoraniro ry'abasenga Satani. Bakunzi bacu mwongeye kwirirwa, murakaza neza kuri New Direction. Kuko bisanzwe iri ni isomwa rya Bible, aho tugiye gusoma mu byahishuwe umutwe wa 2 ndetse n'umutwe wa 3. Murabizi ko ku video yatambutse twasomye mu mutwe wa 1. Niba utarabonye iyo video yatambutse, ndagusigira iyo video kuri screen yawe, ndetse no muri description ndaba nashyizemo link y'iyo video. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri runo rubuga, ntibibagire gukanda subscribe. Ikaze. ibyahishuwe umutwe wa 2. Handikira umumarayika ushinzwe itorero ry'Imana ryo muri Efezi, utufashe inyenyeri 7 mu kuboko kw'iburyo, akanagendera hagati y'amatara 7 ya zahabu, aravuze ngo nzi ibyo ukora n'ukuntu uvunika ntucogore. Nzi kandi ko utabasha kwihanganira abagizi ba nabi. Wagenzuye abiyita intumwa za Kristo kandi atari zo, maze usanga ko babeshya. Koko warihanganye, warababajwe bakumpora, ntiwacika intege. Icyakora hari icyo nkugaya, nuko waretse kunkunda nk'uko wankundaga mbere. Nuko rero wibuke aho wavuye ukagwa, maze wihane wongere gukora uko wakoraga mbere. Nibitaba bityo, nzaza aho uri, kuri itara ryawe aho rituretse, niba utihane. Nyamara hari icyo ngushimira, nuko wanga imigenzereze y'abayoboke ba Nikola, nkuko nanjye nyanga. Ufite amatwi yumva, ngaho niyumva icyo Mwuka w'Imana abwira amatorero yayo. Utsinda wese nzamuha kurya ku mbuto y'igiti cy'ubugingo kiri mu buturo bw'Imana. Handikira umumarayika ushinzwe itorero ry'Imana ry'Isimirina, uti uw'intangiriro akaba n'uw'iherezo ari nawe wari warapfuye none akaba ariho, aravuze ngo nzi amakuba ugira n'ubukene bwawe, nyamara kandi uri umukungu rwose. Nzi n'ukuntu tukwa n'abiyita abayahudi kandi atari bo, ahubwo ari abo mu ikoraniro ry'abasenga Satani. Ntutinye uburyo uzababazwa, dore Satani agiye kubagerageza, arohe bamwe muri gereza, mugirwe nabi kumara iminsi 10. Urabindahemuka rero kugeza ku gupfa, nanjye nzaguha ubugingo buhoraho, ubugiye hikamba. Ufite amatwi yumva, ngaho niyumva icyo Mwuka w'Imana abwira amatorero yayo. Utsinda wese nta cyupfu rwa 2 ruzamutwara. Handikira umumarayika ushinzwe itorero ry'Imana ry'i Perugamo, uti ufite inkota ityaye impande zombi, aravuze ngo nzaho utuye, naho Satani ashinze intebe ye ya cyami, ariko ntibyakuje gukomera kuri je, ntiwigeze unyihakana. Habe no mu gihe Antipa, umuhamya wanjye w'indahemuka, yicirwaga iwanyu aho Satani aganje. Icyakora mfite ibyo nkugaya, nuko iwanyu hari abantu bakurikiza inyigisho za Balamu, wigishije Baraki kugusha Abisirayeli mu cyaha. Barya inyama zaterekerejwe ibigirwamana, baranasambana. Iwanyu kandi hari abakurikiza inyigisho z'ubuyobe z'abayoboke ba Nikola. Nuko rero wihane, nibitaba bityo ngiye kuza aho uri bidatinze, barwanye nkoresheje inkota iva mu kanwa kanjye. Ufite amatwi yumva, ngaho niyumva icyo Mwuka w'Imana abwira amatorero yayo. Utsinda wese nzamugaburira manu ihishwe, buri wese kandi nzamuha ibuye ryera ryanditsweho izina rishya, ritazwi n'umuntu uwo ari we wese, keretse uzaba arihawe. Handikira umumarayika ushinzwe itorero ry'Imana ry'i Tiyatira, uti umwana w'Imana ufite amaso ameze nk'ibirimi by'umuriro n'ibirenge birabagirana nk'umuringa usenwe, aravuze ngo nzi ibyo ukora n'urukundo ugira, nzi n'uko unyizera n'umurimo uhorera no kwihangana kwawe, kandi nzi ko ibyo ukora ubu biruta kure ibyo wakoraga mbere. Ariko mfite icyo nkugaya, nuko wa mugore Yezabeli wiyita umuhanuzikazi umwemerera kwigisha, ayibyo abagaragu banjye, abigisha gusambana no kurya ibyaterekerejwe ibigirwamana. Namuhaye igihe cyo kwihana, nyamara ntashaka kureka ubusambanyi bwe. Nicyo gituma ngiye kumuheza ku buriri hamwe n'abasambane be, kugira ngo babazwe bikomeye, niba batihanye ngo bareke ibi bakorana nawe. Ndetse n'abana be nzabica, bityo amatorero yose y'Imana azamenyeraho ko jewe nzi kugenzura ibitekerezo
n'ibyifuzo by'abantu. Umuntu wese muri mwe nzamwitura ibikwiriye ibyo azaba yarakoze. Naho rero abasigaye bo mu muryango w'Imana w'i Tiyatira, mwirinze gukurikiza izo nyigisho mbi, nta nubwo muzi ibyo bita amabanga akomeye ya Satani. Ndabamenyesha ko nta wundi mutwaro mbakoreye keretse gukomeza ibyo musanganywe kugeza aho nzazira. Uzatsinda wese agakomeza gukora ibyo nshaka kugeza ku iherezo, nzamuha ubushobozi bwo gutegeka amahanga nk'uko nabuhawe na Data. Azayaragiza inkoni y'icyuma, ayajanjagure nk'ujanjagura ikibindi, kandi nzana mu nyenyeri yo mu rukerera. Ufite amatwi yumva, ngaho niyumva icyo Mwuka w'Imana abwira amatorero yayo. Ibyahishuwe umutwe wa 3. Andikira umumarayika ushinzwe itorero ry'Imana ry'i Saridi uti: ufite ibinyamwuka 7 biva ku Mana, kandi akaba afite na za nyenyeri 7, aravuze ngo: Uzi ibyo ukora, witwa kuriho nyamara wapfuye uhagaze. Kandi ukomeze ibyo usigaranye nabyo byenda gupfa. Ni koko nasanze ibikorwa byawe imbere y'Imana bituzuye. Nuko rero ibuka ibyo wigishijwe ukabyumva, maze ubyitondere wihane. Naho nutaha amaso, nzaza ngutunguye nk'umujura, ntabwo uzamenya igihe nzakugereraho. Icyakora i Saridi ufite bamwe batanduje imyambaro yabo, bazagendana nanjye bambaye imyambaro yera, koko barabikwiriye. Utsinda wese azambika imyambaro yera, kandi sinzigera mpanagura izina rye mu gitabo cy'ubugingo. Nzemera ko ari uwanjye imbere ya Data n'imbere y'abamarayika be. Ufite amatwi yumva, ngaho niyumva icyo Mwuka w'Imana abwira amatorero yayo. Andikira umumarayika ushinzwe itorero ry'Imana ry'i Filadelifiya uti: uwitwa umuziranenge n'umunyakuri, wasigaranye urufunguzo rw'umwami Dawidi, wa wundi ufunga ntihagire ufungura, kandi yafungura ntihagire ufunga, aravuze ngo: Uzi ibyo ukora, nubwo ufite intege nke, nzi ko wakurikije ibyo nigishije, kandi ko utigeze unyihakana. Nuko rero ngukinguriye irembo ngo ngutume, nta muntu n'umwe ubasha kugukoma imbere. Bamwe bo mu ikoraniro ry'abasenga Satani babeshya ko ari Abayahudi kandi atari bo, dore ngiye kubakuzanira, bakwikubita imbere, bamenye ko ngukunda. Ubwo wakurikije ibyo nigishije ukanambaho, nanjye nzakurinda mu bihe by'amakuba agiye kuzakwira isi yose, wagerageze abayituye. Ngiye kuza bidatinze. Komeza ibyo ufite rero, kugira ngo atagira gutwara ikamba wagenewe. Utsinda wese nzamugira inkingi mu ngoro y'Imana yanjye, ntazigera asohokamo ukundi. Nzandika kuri we izina ry'Imana yanjye n'iry'umurwa wayo, ari we Yerusalemu nshya igiye kumanuka iturutse mu ijuru ku Mana yanjye, kandi nzandika kuri we izina ryanjye rishya. Ufite amatwi yumva, ngaho niyumva icyo Mwuka w'Imana abwira amatorero yayo. Andikira umumarayika ushinzwe itorero ry'Imana ry'i Laodiseya uti: uwitwa Amina, umuhamya w'indahemuka kandi w'umunyakuri, ari nawe shingiro ry'iby'Imana yaremye, aravuze ngo: Nzi ibyo ukora, ntukonje kandi ntushyushye. Ubonye wari ukonje cyangwa ngo uba ushyushye? None rero ubwo uri akazuyazi, ukaba udakonje ntunashyuhe, ngiye kukuruka. Uravuga uti ndi umukire, ndakungahaye, ntacyo nkennye na busa. Nyamara ntuzi ukuntu uri umutindo wo kubabarirwa, ntugira shinge na rugero, uri impumyi kandi wambaye ubusa. Nicyo gituma nkugira inama yo kunguraho zahabu yatunganyijwe n'umuriro, maze ubone kuba umukungu. Unguraho n'imyambaro yera, kugira ngo uhishe ubwambure bwawe buteye isoni, kandi unguraho n'umuti wo gusiga ku maso, kugira ngo uhumuke urebe. Abo nkunda bose ndabacyaha, nkabacishaho umunyafu. Nuko rero gira umwete wihane. Dore mpagaze ku rugi ndakomanga, unyumva wese agakingura, nzinjira iwe nsangire nawe, nawe kandi asangire nanjye. Utsinda azamuha kwicarana nanjye ku ntebe yanjye ya cyami, kuko nanjye natinze nkicarana na Data ku ntebe ye ya cyami. Ufite amatwi yumva, ngaho niyumva icyo Mwuka w'Imana abwira amatorero yayo.